uyu mugabo avuze ijambo rikomeye ngo ko mu rukundo cyangwa icyubahiro cyangwa amafaranga. Nk'ukuri umuntu ashobora kukubeshya akaguha icyubahiro, akakubeshya akaguha amafaranga n'ibindi, uwo muntu ntuzigera umuva mu nzara, kandi byagushukishije ntibyabaringa. aho kuguha ibyo ngibyo burya yaguha ukuri, kubera ko akubwije ukuri nyako ntiwakongera gukenera icyubahiro cye. Amafaranga ye cyangwa urukundo rwe ntabwo wakongera kubikenera, kubera ko wamenya ko ari ibyabaringa. Aramutse akubwije ukuri nyako wamenya ko ibyo gushukisha ari ibyabaringa. Niyo mpamvu Thoro yaravuze ngo kumpa icyubahiro cyangwa amafaranga nk'ukuri, aho ko mu rukundo rwa nyirarureshwa mu kuri. Yavuze ijambo rikomeye ngo ubugingo bukurira mu gukuramo, ntabwo ari mu guteranya.